batujyana ahantu bitaga Rukomo, niho impunzi zose bazishyiraga. Yego. Tuhageze nari namaze kongera gusubizana ndi inkumi, bitabujije ko tutatashye n'umukecuru wacu twaramuzanye. Yego, birumvikana. Kandi naravuze ko umukecuru wanjye atazigera ahungabana ngo nuko yangize gutyo. Nzamwerera imbuto kandi ntazareka gukora icyo nakoraga mu buzima bwanjye. Ubwo twaratashye tugeze aho tugomba gutaha, tugeze turakirwa n'ubundi twaragize dutangira kugaburirwa, ariko umuntu arimo ashakisha icyo akora, twari tugeze mu rugo. Ntangira n'ubundi kongera gukomeza gahunda yanjye yo gukora. Narahageze mpita nkora ka restaurant, narahageze ntangira gucuruza amata, narahageze ntangira kongera gukora akazi kanjye nakoraga rwose, sura mu buzima bwanjye busanzwe. Ntago haciye igihe kirekire gahunda yo guterura nasize inyuma, ibigarutse aho twari twarahungiye. Sanga irimutse, sanga yagukurikiye. Byari birenze. Barateruraga hahandi bagutwaraga basanze ukubura, n'umwe ukagenda n'ukubiri nawo, cyangwa ukawujyana mu rugo, cyangwa ukawujyana mu rugo, bakawujyana igishingizwa. Noneho kandi hari awarangwaga n'abaturanyi. Wumva ko byari byoroshye cyane. Umuturanyi niwe wakurangaga, n'abaguteruraga bihishaga ku muturanyi. Aha. Ubwo ariko kuko twari twamaze ku manywa, baguteraga mu gitondo byuko ubururu umukobwa cyangwa ku mukobwa, cyangwa ugashuka n'undi muntu nka nyiragosenge cyangwa nyirasenge wo mungu, cyangwa n'abakobwa b'inshuti zawe. N'abakobwa barabikora ati shati wamperekeje ko nagusuye naho inyuma hari abamutegereje, ugasohoka rero nk'umuherekeje, ntiwasobanurira uko bigenze. Byabaye byiza cyane, ntabwo byabaye umwanya muremure. Twagize umugisha ukomeye cyane kuko hahise ubuyobozi bwahise, Kagame yasavuga ati ibi bintu simbishaka. Muhagarika ibintu byo guterura, sinshaka no kubyumva. President Imana imuha umugisha. President Imana zamuha umugisha, nongeye ko bana yo kugira neza kw'Imana kuduha uyu president twabonye ubutwari bukomeye cyane. Aho naho habaye guceceka ko kugira gute ko guterurwa, ko yavuze ati sinshaka ibyo bintu, sunongere kubyumva, sunongere no kubibona. Biba birahagaze rwose. Ariko nubwo byari bihagaze, nasanze data ashobora kunteruza. Waterujwe n'umubyeyi se ntabwo bisakuza, umva barabimira bakabirangiza. Sanga rero uzaca munsi y'urugo azahura na papa, nuko kamushakira akantu keza kagasoma, anuko arangiza bakaganira ku cyo akeneye, umukobwa bakamujyana nta byinshi bisakuje. Kuko ubwo numvaga ahigima ndareba ndavuga nti data aranteruza tu byanze bikunze, kuko aho nahereye tu noneho ndabona birangiye. Ninjiriye mu gikarangira mu mvura mama wanjye ati ngiye Kigali niho hari kavukire kacu. Ngiye Kigali kureba ko hari akantu n'akanunu kaba karasigaye ko mu muryango, nzahashaka ibyo makorera, nzashaka ubuzima bushoboka, ntago nzakwibagirwa. Ariko sinshaka guterurwa ma. Nubwo president yavuze ngo ibi bintu arabihagaritse, data yabikora mu ibanga, kandi niho wajya gutanga data ngo yateruje. Ntago bishoboka byabirangiye, ni ibyibanga ry'umuryango nyine, ubwo barabimemeza umukobwa agapfiriyo. Wajya kuvuga se ngo papa yanteruje bamufunge, uri umugabo waraye maze iminsi, ntago bishoboka. Byabaye ngombwa ndahaguruka, amafaranga nari maze gukorera mfata itike andi nyahamama, ariko nari mfite akanose kuko hari marume uri Kigali. Nza rero mushakisha nibyo nakoraga ndabisiga. Telefone yari yaraje oya wari ukugenda ureba urugo aho rwari ruri. Urumva naraje ngiraho marume yaratuye, ariko nsanga n'ahantu ibiti byarubatse by'indabo, warasana mbese nk'adataha abantu, kuko yari yarapfushije umugore, abavandimwe barapfuye, asigana na murumuna we wenyine, asigana na mama we, asigana n'abana be 6, ariko umwana arushaho undi umwaka. Asanga abantu baraho, gusa ikiza marime ari umuntu ukomeye, yarafite amafaranga, yari umuntu w'umukire, yari entrepreneur. Ikiragiye babaga bafite amafaranga cyane, afite n'amamashini, afite n'amamodoka, gusa urumva nta kibazo yari afite. Ni nayo mpamvu yabashije kuba muri ubwo buzima nabo bana, kuko ntiyaburaga abantu, ashaka n'abantu babyigiye bagomba kumurerera abana. Nubwo byari bimeze bityo, gusa buriya
byabaye ngombwa ko bari bahari. Hari buriya reka tujye tuvuga n'ibintu buriya urugo rutarimo umugore yego hari akantu ubona bituzuye. Nibwo haba hari umukozi umugore adahari hari ibyangirika, twakwiye kubasiribateri bakererera, yego hari ibyo batitaho, hari ibipfa ashobora guhubura uyu mwenda akaba ari wasohokana atibagiwe ko hari undi yasize waguye mu mazi, ariko iyo umugore aravuga ati nyamara uri waguye mu mazi ejo niwe uzambarwa. Ubwo narahageze nsanga afite abana bana nabo babiri b'abakobwa, masanga afite n'utwo twana twe, ni mama we wari ukuze cyane. Giye nahageze undi umukobwa wabaye mu bintu by'ibibazo gusa, kandi ndi umuntu uzi ubuzima, kandi bwari ubundi buhunzi. Yewe numva bwari ubundi buhunzi nanone sisi nari impunzi. Yego noneho maze kuhagera rero nahageze mvuga mbona hari igikwiriye gukorwa muri urwo rugo, kandi nagize amahirwe cyane yuko yambonye akanezererwa akishima ko nkiriho, byibuze akomeje kubona abo mu muryango basigaye. Arambwira ati ngwino nusure no mu mashyamba epfiriya mu Mutara, kandi nanjye niyo ntego nayo nifitiye mu mutima. Aticara niba ari ishuri uzarisubiremo, niba ari ibintu ukeneye tuzabikora, ariko guma hawe isura mu mashyamba epfiriye mburasubizwayo n'iki. Yego abasubije cya gisubizo cyanjye cyahunze iki cyahunze guterurwa. Kose nanayibabwiye naricecekeye, ahubwo navuze nti naha ngaha Mana ndongeye ndakubonye, mbonye kugira neza kwawe. Wabonye Imana mu ishyamba, ubona bacishaho mu mikoro ngo mutahe, ubona igukura iyo ikuzana kwa onkere, hanyuma onkere nawe akaguha nawe bampaye ubuhungiro. Ntampaye ubuhungiro. Ubwo gihe namaze kuhagera ndavuga ndi umukobwa, buriya namaze kuhagera sinita ko mu rugo hari abakozi, yaba afite abakozi batatu. Hari wari ushinzwe abana, hari wari ushinzwe gukora amasuku, hari n'uwari ushinzwe guteka wanabyigenga zo abana bawe batazarya nabi. Urumva? Ariko naragize nsanga buri umwe wese arakora ibyo ashaka kuko ntawe umugenga. Urugo rutarimo umugore. Rero umuntu ukunda kwigira hanze akazana imyenda y'abana, akazana imyenda yo kubikuvurira, akazana iki, ariko wazo ugasanga byose biri barabitaye hirya gutyo. Mpagaze ndavuga nti hari ikintu kigomba guhinduka. Abana bakobwa ni nahasanze barabana babayeho neza, bashaka kwisohokera isaha n'umunota. Ndavuga nti ngeyo cyane cyo ibyo ntari nabizi. Yego nahageze mfata umweyo, ndakubura bya biti ndagondagonda, uribuka tugada ko nakubwiye ngo genda inzu narazubakaga, nari meze nk'umugabo, ndagonda ibiti ndabiringaniza, amajaride yakoresheje mu miliyoni mu rugo, indabo zarakuze zikarenga. Kandi nawe nk'umugabo kuko yabaga atabona wari bubibwire, yari byukiraga agiye mu kazi ntacyo suko atarabuze kubikoresha, ahubwo bimwe hari yatana bibonaga abagayigeze harimo n'izitamureba. Ubwo byabaye ngombwa rero mba mbigiyemo, ibyo biti ndabiringanije, mu rugo ndahatunganije. Atashye arambaza ati Keza ntikarama, ati ngwino muri saro. Ahamagara abakozi, ahamagara abana bahari, arambwira ati nikuntebe. Ninde muntu numva sako nimwe abyuka kubura. Twese turaceceka cyane ko nawe abakozi batari bazo ari we. Cyane umuntu wabaye mu mashyamba, ni umuntu uzi ko ngomba kubyuka bijoro nkubura, ni umuntu uzi ko ngomba byose byari byarashize, ni umuntu uzi ko ngomba kubyuka nkareba imyenda igomba gufurwa abana bari bwambare, ni umuntu uzi ko ngomba abana bajyaga kwiga ahantu kuri koroza rwazi bagomba kugenda bariye banyweye. Byabaye ngombwa rero abyuka mu gitondo ati ninde muntu usiga byo bakura, urugo rwanjye rwarakeye, sigaye nkora mu rugo ibintu byarahindutse. Yari afite itapi mu rugo, ifite ibyo birebire yarabanye hanze, ati itapi yanjye isigaye yoga, intebe ziri ku murongo, ndeze ngasanga urugo rurateguye. Ati nibiki nuko abakobwa mwabaye benshi, ni buriya wasanga ariyo mpamvu twunguranye ibitekerezo. Igihe babikoraga ariko nta mpamvu yo kwifutaga ngo nakoze, nanjye nagize amahirwe mbona ubuhungiro. Yego aranezerwa ati ndagushimiye, aho ugeze ngaha wakanguye bagenzi bawe, cyane ko nubwo navukiye i Kigali ntakunze kuhakurira cyane, ariko barabavukiye i Kigali, buriya hari abana bivukiye mu mujyi, hari ibintu batabashije gusobanukirwa. None harambwa ati ni byiza wakanguye bagenzi bawe, murabyuka kare mugakora isuku, mbyuka mwarangije, mabenyo yareba yogeje, ahantu hose madushe yo hanze, matoilette yo hanze yo muzo. Ati ndabireba nkumva ndanezerewe.
ati ubwo rero niba ariko imeze nzagenda nabasohokana muri weekend. Ibintu tubibayemo abakozi noneho baradamaraye n'utwo bakoraga baratureka. Yego. Ukeye abana igihe babyukaga basanga niba ari amazi yashyushye niba ari byo bari buryo nabiragije imyenda namaze kuyitera niyo papa bari bwambaye narangije none yabyuka kambona agashaka undi muntu akamubura agasanga abakobwa bararyamye abakozi bararyamye akabyuka akagenda ashakisha agasanga nigenyine uraho ngo akavuga ariko ubu uri kumwe nande n'abandi bose tuba turi kumwe ati ko nkubona wenyine abandi baba bari ntibura wasanga babananiwe wenda baruhutse mu gitondo umuntu ananirwa ntabwo bishoboka ndashaka kumenya ibi bintu nibiki mfite abakozi nimba amafaranga dufite abandi bavandimwe n'abana babiri b'abakobwa nihe mpamvu yewe nyine ushobora kujya muri ibi ngibi nta wundi muri kumwe ariko baramfasha kandi niyo nabyo nkakora ibi nanjye iyo bukenda ryama nabo bagakora ibisigaye ati bura haba hasigaye iki wavuye mu byombo wavuye mu gukora isuku mu nzu ujyanye abana ajya kwishuri bamaze kubakarabya bamaze gutera ipasi bamaze kumenya ibyo bari buryo ati haba hasigaye iki ko mbona nsiga watangiye kujya mu kumesa cyeswe cyakuzanya hano mfite abantu mpemba niwe nahagurukiye bagufasha ariko baramfasha nkavuga umutima urande none yazirukana umuntu waje kwishakira ubuzima hejuru yanjye ntabaye ikigusha ntabwo ariko baramfasha atiriko bagufasha n'ukuri baramfasha pe aranyihorera nabyukaga saa 10 n'igice niwe ratangira gukubura n'ibyo bintu ukiyabaza umuzamura muhisangira ubwo ngo atariko hari umukobwa ati umukobwa atabyuka abandi batarabyuka ati nibubyuka burya kubura ati ndimo noza imodoka mbona ari gukubura ati ndimo ati umukobwa ategeza hano ibintu byose birahinduka ati kwenda ati giye ukeza arampisha atubwa mpisha rero ndaza kubyirebera narabyutse njya gukubura arabyuka ajya mu idirishya arandeba nkubura areba nca hirya areba nca hino arandeba abona ninjiye mu nzu abona nkoze ibyo mu nzu ndatunganyije arafite inzu n'ibyumba 10 inzu ndakoropye ndahanaguye muri sono ngenda teguye mbona imyenda y'abana burya iyo ira myenda y'imyero ubundi ntago bikwiye kuri ahita iciye mu mazi yarebaga yameshwe hagenda bagenda ntanayita ariko nkabikabyiza nkayitera mu gitondo babyutse arandeba nteri pasi abona ndebye imyenda y'igenge ndateye abona ararangiza arasarambara bakiti cyo bafata mu gitondo akabureke fast abana iki ndabatunganyije baragiye mu modoka ntavuze je sinigeze amenya ko yambonye aragiye nkabwira abagenzi bagenda ariko anko arabyuka akambaza ngo kuki nkora genyine afasa nuko mwamunaniwe ntago je narye mu bintu bipfe mbishobore sinashoboye kuryamira ariko ujuze icyo ubashije ugikore ngira abakozi ntimaje mu kazi mukeneye guhembwa mukeneye no kubaho noneho namwe nimujye mugira icyo ako mushoboye simvuze ngo ngwino ukora icyo utabashije ariko icyo ushoboye uzagikore nanjye nkora ibindi ariko ajya kubona ko wagize ute wabyutse ejo bitazaviramo ikibazo cyo ko mukazavuga ko ari byo wakoze icyo kintu abana baranga ntabwo ibyo bintu bari bayimenyereye atashyira ku mugoroba yaje kare sama yaragezaho akoresha inama rwose turicaye abakozi abicaza hariya natwe abana bo mu rugo bicara hariya agira abantu batatu kuryama ati dashaka kubabaza agira wambere atuye wajeje gukora iki ndi umunyesuku wowe ndi umutetsi wowe ati mwebwe muri abana bo mu rugo mwebwe mufashe iki nk'abana bo mu rugo niki muhagarariye mwashobora kumenya ngo ntigipfa cyangwa se ari cyo mugomba gukora kubera ko mugenzi wawe yananiwe niki mufasha abagenzi banyu b'abakozi bakora wumva ukuntu nacinzira ndende muraryama mpaka saa 6 mukabyuka mukaraba hariyo mwigira abana b'abakobwa ntabwo icyo kintu ari cyiza mwebwe inshingano zabazanye muhemberwa murazizi bati turazizi murazikora bati turazikora ati kizaje ubundi kiza wowe urabyumva ute nukuri twasaba imbozi niba araho twakoze ikosa yego ariko twageragezaga kugira icyo dukora ati urakoze cyane kumbwira iryo jambo ati ukorana nande ati mutunga gatuki ndavuga nti se nimubyerekeranye n'iki turabyuka tugakora isuku tugakura tukamesa
ati mu gitondo mbona we wenyine ukubura mucunza iminsi nkubonye inshuro 3 ukora amasuku nkubona wenyine ibi nibi nkubona wenyine noneho wendera kamvuye ngo urabikorera nyokorome n'abana babyara bawe noneho abakozi mpeba amafaranga bo bimeze bite bati mutubabarire ndavuga ntariko n'ukuri abakozi n'ubwo wenda utababona mu gitondo ariko hari byo bamfasha ati baba basinziriye ngiye mpagira nkasanga baryamye yego baba baryamye ariko nabo bisubiriho gusa handi nta kibazo twaye dufitanye ngira ngo nanjye n'ubwo nabyukaga karenegezaga hagati nkaryama nibo batekaga ni bakoraga ibintu umva yuko twese tuba dufite ibintu tugomba gukorana atuye muri benshi ibintu byose urabikora wenyine bene inshingano barazibagiwe no yanti bababariye ntagaribo birashoboka ko baba bananiwe ati bananirwa mu hiryo ntibirebaho anko bababarire kandi tuba nubabara nanjye urabumbabarije ntago ndi gisitaza atuye nabo nkubona nk'igisitaza ahubwo ngiye kwirukana aba bakozi abakoze amakosa akomeye umwanya kwirukana abakozi nagenda kuko ikibazo kibaye kuri jewe ariko ati ntago wagende wowe uri n'umuvandimwe Hindi umuvandimwe nibyo ariko reka abakozi basi bababarire muri ibi bihe turebe ko hari icyahinduka birashoboka ko bambonye wenda bari bananiwe bakadamarara ariko none hari icyo bagomba gukora tudatiza muri ibyo rero abana barananiwe pe biranga rwose bigiraho naho gukora mu guteka n'iki byose baranga bareguka biza kuba ngombwa bitangirwa na murumuna wa manko abana barababwira bati byarangiye ndabahembye mutahe ati keza ntago ari byiza ko nakwirukana abakozi ntingiye nago mbyakiriye ati ngiye kuzana abandi bakozi cyangwa nawe ubashaka intoya ngiye ntabyo gahunda nyifite ati naho rero genda birukanye nazanye abandi dore ngabara mu modoka nawe yari yaje yazanye abandi ati ubwo ndabahemba batahe nawe yegeranye ndabicazanire kambabwira ati mwakoze amakosa mwakabaye mwaratuje mugakora akazi kanyu ntago mbirukanishije sinkora ngo ndashaka ko bampa umushahara wanyu wose mwahembwa ahubwo nashatse kubafasha kandi nabagiriye inama hagira ugenda babaye ngo namukoreye amakosa kandi nashatse ko tuba ahantu hazima nashatse ko tuba mu bintu byiza baratubwira bati ntago ari wowe reka twigendere n'ahandi muzajya iki kintu mugende muzikari cyo muzize kandi aha mwari mufite amahoro hari ahandi muzagera musanga ibindi bibazo birenze mugende rero muziko habaho ihinduka mu mibereho mwari murimo abana bataha nta kibazo bafite nyuma bazaga bakajya baza no kusura ubwo twari dutuye ahantu rero twari dutuye Isamuduha Samuduha ya Kanombe hanyuma nza kugira none ikibazo cyo kujya abantu kumva abantu barakomaga ku gipangu wakibura ugasanga umuntu uje kubasura utari muri gahunda abantu bakicara mu nzu bakicara buryo umuntu yasura bafite gahunda ariko hari abandi bafite ikibazana mari mate hari ibyo ntashaka kumva hari ibyo ntashaka kureba mu matwi yanjye ati mu matwi yanjye kandi no hakaza wenda n'abafite ubushobozi adashobora agaza ngo atuzi n'ikindi nti ati ndashaka gusubira kwiga ndambwira marumerera ati je nari ntuye mu rugo mbana na papa na mama barashaje niba abantu batakibasha kugira ikintu bakwimarira bafashwaga nanjye ahubwo nkuko wanyakiriye kandi ukabunyishimira shakira ikintu nakora ati keza amashuri ufite nagushakira amakaye kazi koko wakora iki koko wagiye kwiga ndavuga nti niyo najya kwiga ntacyo nafata umutima wanjye uhangayikishijwe n'urugo rwa data nasize inyuma ati niko bimeze nti ati ntago ngushaka hari ati kuko ndimo ndabona bigiye kuzabyara ikindi kintu cyakavuyo kandi ntashoboye gukemura ati bya byiza nkagushakira akazi ariko nanjye burya nagerageza kuba nashakisha twaduturiye ahantu bitaga Samaritani bakiraga abana b'imfubyi baharererwaga aho hantu rero muri Samaritani hari hepfo ya Samuduha hepfo gatoya ya laboratoire na ntuza na hepfo ya laboratoire hari hano hari ikigo cy'inkoko azi nkoko bavukisha mu magi n'ibindi nk'ibyo birarera
noneho ndavuga baravuga bati barimo barashaka abakozi ngira anko nasanze arahepfo bashaka abakozi muri Samaritan reka njye kuhashaka akazi. Arambwira ati keza kuko wowe ati ngaho ugenda. ngenda n'abandi twakiriwe turi abantu 8. Yego. Kandi kari akazi keza kiragiye bahembaga 75,000. Yari menshi muri kiragiye. Bigasanga ibibazo byose bikemutse niwacu by'umuryango. Usanga ugiye kubakiza. Umva ibibazo byose birarangiye. Byabaye ngombwa mu gitondo baduhamagara turi abantu 4. Barinjira bagira ibyo babakoresha, bagira ibyo bababwira, bagira iki birarangira. Yarambwira ati weta hawo uzaza wenyine ejo. Yari umwana w'umusore watwakiraga. Umunsi wanjye nanjye nagiye ari kuwa 4 hageze sanga saro nta muntu wicaye, sanga irimo ubusa, ariko mbona umuntu harya ane mateka mu gikoni. Hari umwana w'umukobwa w'igitugu cyane ukibe ari mu gikoni atetse, ngira ngo n'umuzungu urimo agiye kuza, mbona n'umwana w'umukobwa arandeba araseka. Yego. Nakintu aramvugisha. Arambwira turaho nti batamakuru se ni meza. Ati baguhamagaye wowe uyu munsi nti. Ati reka nze mvuge ko waje. Yari yambaye agakabutura kagira hano. Kuba kiza rwose mbona giteye impuhuri, umuntu nabonye nteye imwendo umukobwa mugenzi. Noneho aragenda ndavuga se urajya kugura ngo umusore yambaye kuriya, numva birantangaje muri birabe abantu bari batarasobanuka. Noneho arinjira ambwira ati rero wa mukobwa yaje. Akivuga ngo umukobwa yaje akubisirido gutya, nanjye mbantereye y'amaso, mbona areba filime y'urukoza soni. Naye ntarayibona numvaga bayivuga. Bavuga filime mbese bati hari filime bita gutya zimeze gutya, nkavuga nige sinayirora. Ariko ubwo nakubise amaso mbona wa muhungu aryamye ku gitanda ameza atya ari mareba. Ahita avuga ngo araje undataraje mubwire yinjire. Winjire muri filime aho bari kuyireba. Ndamubwira nti atarambwiye ngo injira, ngo ninjira ati nkuseni ko nde bari mu cyumba. Atoya atarambwiye ngo injira. Ninjira ati oya nago ninjira. Nene ahubwo nansanga hano ngusi kuko. Ati ni boss ubivuze waje gushaka akazi. Ati arambwiye ngo injira. Imana babarira aba boss bose binjiza abandi bana. Imana ikomeye. Ubwo narinjiye. Ninjiye nicara ndeba gutya. Atugize ikibazo cya filime se ndimo kureba, aterekanye ifungi. Ati ngaho uhaguruka ndamutse. Ntabwo nigiye imbere nahise ngaruka muri salo, none ubwo filime utakiri bangu ndo muri salo tuganira, atari kugenda boss ugomba kuzukansanga nkavugana nabyo dukeneye. None se filime baravuga kwifunze mwashe tukavugana muri salo byo dukeneye. Ati tukonde butoroshye. Ahita asanga ati ngaho ndamutsa rero nk'umuntu mumenyeranye. Yaje nk'umuntu umenyereye nyine. Haraza nanjye ndahaguruka nk'umuntu ugiye kumuramutsa, numva aje wese amubera azana iminwa ngiranya muramutsa asa nk'umuntu wigirayo. Arambwira ati ndamutsa. Ngije nkubwira ngo ndamutsa kandi ndishoboje kandi ndaguha akazi, ndamutsa rero. Ayiwe. Ndamubwira ndagushoboje. Ati kikuzanyura kize ntindakiza, ati nigi kintu nakazi.